mwanya kwa muri hano uyu mwanya tugezemo tugiye kubatembereza iyi nyubako kugira ngo tubereke serivisi zizajya zikorerwamo ndetse bikaba yarubatswe ikurikije serivisi zitangwa ku buzima bw'umubyeyi n'umwana nk'uko mubibona turashimira minisante yatugejeje kuri byinshi dore ibitabo turabibonye ubu tugeze kuri byinshi turashimira minisante yatugejeje kuri byinshi ubufatanye na patinasi dore twageze kuri byinshi turashimira minisante yatugejeje kuri byinshi abasha kureba umubyeyi utegereje kuza kwimuka ajya mu zindi serivisi ariko abasha no kureba bari inyuma ye ahangaha muri iki gice tugiye kugira igihe cyo kubyara kigeze ibyo twita active phase icyo gihe hano ntahatinda ahita akomeza akajya mu byaro iyo rero akiri muri faze ya mbere itari active phase ashobora gutegereza hano ashobora kwamara amasaha hagati igihe hagereye 8 ndetse na 12 ashobora no kuhara umubyeyi iyo ari hano abari mu birori ari muri celebration aba yinjiye ari umwe bagasohoka ari babiri cyangwa batatu aha rero kugera kuri uyu muryango ni ukuvuga ngo haba hari umubyeyi n'umuganga n'abandi wenda bamufasha ariko batarimo abandi bantu ariko ababyeyi baje muri family planning bashobora no kubakoresha hari igihe muri ya porogaramu dukora mu kigo cy'ubuzima kaza n'ibitaro maternité cyose kirakomeye iyi imwe muri serivisi z'ikigo nderabuzima Rwanda ko ruryoshera n'ababyitiranyije ni etaje ndende cyane iyi ni inzu y'ababyeyi mu kinyarwanda kiba ni inzu y'ababyeyi ihumeka sinzahungabanywa n'ibigwigwiswa havugwa yuko ejo hanjye hatari heza hashingiwe ku biri kumbaho Zoronge Empire. Hello bakunzi ba Zoronge Empire aha turi imbere y'ibiro by'umurenge wa Musaza hari ibirori bigiye kuhabera uyu turi kumwe ni umunyamakuru imboni ya Radio Izuba reka rero waje hano muri kifite yanjye urakoze cyane hano ukuntu naje mu birori byo gutaha ubona ibyo tuje kugeraho mu kanya ni ivuriro ryiza ni ahantu ababyeyi bagiye kujya babyarira nabonye ari ibitaro byiza cyane sawa rero reka tuganire n'abaturage banka babaze uko bimeze n'uko biteguye kwakira kwita bakunze baza ngo ipaye mubane natwe dukomezanye dutegereje abashyitsi bari buze gutaha turimo kugenda tubakurikirana amakuru uyu munsi rero turaza kumenya icyo iri vuriro ije ababyeyi hano bajyaga bajya bajyaga Kirehe ariko ubu ngubu ni nko babavunnye amaguru bagiye kujya kwivuriza hano hafi babyarira inaha ndabona ari ibintu byiza cyane inkuru nziza urumva n'ibyishimo kabisa bakozi baza rumipara reka nsubire kuri kamera hanyuma nitabaje uyu munyamakuru bizobereye aragenda gukomeza kugutarira amakuru uko bukeye sawa twagiye mu by'ukuri murakoze cyane ngira ngo aha turi nahagiye gutahwa ibitaro ni ibitaro byiza by'abadamu bagiye kujya babyariramo ni ibitaro bije ari icyitegererezo mu murenge wa Musaza mu kagari ka Musaza ni ibitaro byiza cyane turi kumwe n'umubyeyi hano mu by'ukuri ibitaro wabibonye ni bije kubafasha iki mu by'ukuri bino bitaro icyo nabivugaho ibi bitaro bya Musaza icyiza nabivugaho nuko bigiye kudusimbura kuba ingendo twakoraga n'amatike twakoreshaga tujya muri Kirehe ariko bikaba bitwegereye biri hafi yacu ndumva wenda amatike twakoreshaga azabagabanutse kandi turanishimye ko tuzabajya tubyarira hafi ndumva arishimye cyane. Ni iki wabwira abantu batageze hano kuri ibi bitaro? Ni ayahe makuru uragenda ubabwira? Urabasangiza iki? Urababwira iyihe nkuru?
njye nta nubwo nari nzi ko uyu munsi bari bubitahe ariko ntageze asanga bari bubitahe mbona ni umunezero abantu barishimye bari guserebura nubwo igihe cyo gutangira wenda ikirori kitaragera ariko uko biri urabona ko hari umunezero udasanzwe. Mu by'ukuri ndabona abadamu benshi babukereye mu kanya biraba ari ibirori bidasanzwe ariko icyo ngira ngo nkubaze ikindi cya kabiri ni ibyishimo kuri wowe. Nese ubu nugera mu rugo umugabo uramubwira gute ko mbona we nawe uri hano uraza kumuganiza gute uramubwira iyihe nkuru? Ndamuhizo ntago nukugera ngahita muhizo nkuru kubera ko ziranejeje kandi niz'umunezero urenze kuko nawe byamubabazaga byanamurushyaga kuba yagera hano bakavuga ngo najye Kirehe amatekero we yashaka ubu ngubu uko biri tarasiferi ziragabanutse turishimye cyane. Nibyo y'igiciro ni ukuri nanjye ndabyishimiye. Abadamu ubu ngubu ni umuderi amatike uvuze ko yagabanutse mu by'ukuri ndumva ari ibintu byiza cyane. Yego. Mu kanya turaza kugomeza tugiye tuganire n'abandi baduha amakuru ukuntu bimeze babyishimiye ari benshi kandi nawe ndagushimye. Muri iyi minsi ndabona ibintu bizagenda neza. Yego murakoze. Abaturage ba Musaza barishimira ko batazongera kugira gutega bajya Kirehe mu gihe babahaye transfert. Murabona ukuntu hakeye rwose harakeye mu mujyi rwose ibyo mubyumve rwose mubimenye. Ninjiye mu kigo nderabuzima Irembo ikigo nderabuzima ibisanzwe ugomba kuhagera ukagira ute ugakara no gukarabiro abajyanama b'ubuzima, abayobozi, abapolisi, abapasitoro, abantu bose barahari bitabiriye ibi birori byo gufungura ku mugaragaro ibitaro bya Musaza. Ni amahirwe akomeye cyane abanyamusaza no mu nkengero zaho na Kigarama hose. Rero tubibutse ko ibi ari ibitaro bigiye gufungurwa ku bufatanye na Atlas atari umufatanyabikorwa ndetse ibitaro turakomeza kubakurikirana rero intambwe bimeze mwe gusa mubane natwe kuri Zonge Empire. Uko mubibona murabona yuko rwose abayobozi baje. Uko mubibona morale ni mu bicu. Hano hagiye gufungurwa umuhango wo gufungura iki umugaragaro ibi bitaro. Ndabibona barabifunguye. Yanditse ngo iki Musaza Health Center Maternity. Yoroshye
tugasaba serivisi umunsi ku wundi zitandukanye muri serivisi dutanga mu gukurikirana abadamu batwite. Muri make iki kigo nderabuzima kije ari iyi nzu ya maternity ije ari igisubizo ku kigo nderabuzima cya Musaza, kuko nabivuze haruguru abadamu benshi basabaga serivisi hirya no hino babanje gukora urugendo rurerure bitewe n'uko maternity yari isanzwe ihari itari ifite umwanya uhagije bazakigana, kuko hari n'ibikoresho byisumbuye byari bisanzwe bihari batuzaniye cyangwa twabonye uyu munsi. Muri ibyo navuga harimo ibitanda byo kubyarizaho byiyongereye umubare, ibitanda byo kurwariraho cyangwa se hospitalization byiyongereye umubare, ndetse hakaba hateganyijwe n'uko hazaba hatangirwa serivisi za ecography guca mu cyuma cyangwa se ababyeyi tubarinde gukora ingendo baza ku bitaro bya Kirehe aho wasangaga transport bagora. Akaba ari igisubizo rero gikomeye cyane ku baturage baturiye ikigo nderabuzima cya Musaza. Nubwo biri uko, iyi nyubako uko nari mbivuze izadufasha gutanga serivisi nziza, gukemura ikibazo cy'inzu y'ababyeyi itari ihagije, ndetse iyi nyubako iradufasha kubona ibikoresho nk'uko nabivuze byinshi byiyongereye ku byari bisanzwe bihari. Mu kigo nderabuzima cya Musaza turacyafite ikibazo inyubako ibonetse y'ibikoresho byiyongereye. Muri make tukaba twishimiye kwakira umunsi ndetse tukaba twishimiye inyubako tugejeje kugezaho. Murakoze nyakubahwa meya, nyakubahwa visi meya, nyakubahwa DED, nyakubahwa muri hano. Uyu mwanya tugezemo tugiye kubatembereza iyi nyubako kugira ngo tubereke serivisi zizajya zikorerwamo, ndetse ikaba yarubatswe ikurikije serivisi zitangwa ku buzima bw'umubyeyi n'umwana. Nk'uko mubibona dufite ahantu habiri ho kwinjirira. Hariya hirya ni ahinjirira abarwayi bivuza bataha n'abandi baje gushaka izindi serivisi. Aha niho umubyeyi yinjirira. Turakurikira rero urugendo umubyeyi acamo ari mu ivuriro, tuze gusohokera aho birangirira, hanyuma tugenda tubereka. Kubera rero ari hato kandi harimo n'ibikoresho, ngira ngo turasaba abantu bakeya bari buherekeje kwa meya, abandi nabo baraza kuza inyuma cyangwa bagafata undi mwanya wo gusura. Murakoze. Ariko ubwo harimo abantu b'ingenzi nka perezida wa bodi y'ibitaro, executive w'umurenge na titireri nyir'urugo, ubuyobozi bwa polisi n'ingabo nabo hari, n'abandi bakeya kugira ngo dukurikirane. Murakoze. Aha rero niho mu rwinjiriro. Ambulance ishobora kuzifatira hano ku muryango izana umubyeyi cyangwa bafite ikibazo arimo kuva niho first aid ikorerwa, akaba stabilized, noneho akabona akaganira na muganga gahunda zibikira. Ubundi inzu nk'iyi iganwa n'ababyeyi batwite baje kubyara, ikaganwa n'umubyeyi ufite ikibazo kijyanye n'imiyoboro y'abadamu, ashobora kuba yakuyemo inda cyangwa yenda kuvamo ikindi kibazo cyose kuva kwirakura. Ibyo rero afashishwa hano bwa mbere, none ntiyavuye hano icyemezo kigafatwa. Aha rero hubatswe mu buryo bufunguye ariko bufite kwiherera, kugira ngo byihute ko ushobora kujyana igitanda, ariko nanone n'abakozi bake dufite umukozi ari hariya muri nursing station baje kureba hano. Iyi nzira rero icamo umubyeyi n'abaganga gusa, niyo mpamvu
privacy arabijana. Nursing station umubyaza cyangwa umuforomo bari hano abasha kureba umubyeyi utegereje kuza kwimuka ajya mu zindi serivisi ariko abasha no kureba abari inyuma ye ahangaha muri iki gice tugiye kugira. Hano hari saving point ashobora gushyiraho computer, ashobora gushyiraho ibikoresho fayilo z'abarwayi bikaba biri hafi. Ubwo rero inzira ikomeza yavuye hariya aza hano igihe cyo kubyara kigeze ibyo twita active phase. Icyo gihe hano ntahatinda ahita akomeza akajya mu bijyanye. Iyo rero akiri muri faze ya mbere itari active phase ashobora gutegereza. Hano ashobora kwamara amasaha hagati y'igihe agereye 8 ndetse na 12 ashobora no kuhara hospitalization, ariko akenshi ntabwo bahatinda. Bafitemo aho amatuwarete, bafitemo dushe, ibikoresho byabo, hanyuma hakaba hari n'umuganga hano abakurikirana areza. Wa mubyeyi baba bamusuzuma mu minota 30 isaha. Igihe kigeze rero bakabona ko igihe cyo kubyara kigeze. Nari mbonye tatari mike nari nagiye kugira ikibazo. Haba hari ababyeyi cyakane uko twashyize umwanya uhagije ariko kubera ko hazaba hari serivisi nziza n'abaturutse ahandi bazaza. Aha rero naho hari nursing station kuko aha mu by'ukuri niho mu mutima wa maternity, niho umubyeyi abyara. Yinjira hano abajya bumva abadamu bavuga ngo yakomprese cyangwa ari ku 10, aha hinjira yageze kuri iyo stage abagiye kubyara. Hano rero hari ibyumba bitatu, icyumba kibanza hariya n'iki hamwe n'ikindi. Wenda mwahera kuri iki cyumba kirihariye kugira ngo hakishize ndakusangiye teganya ko umubyeyi ashobora kubyara ubuzima busanzwe, ariko ashobora kuba afite ikindi kibazo cyihariye nk'igihe twari mu byorezo igihe cya covid. Umubyeyi akaza hano, hari ibyangombwa byose rero, hari protokole zifasha umuganga gukurikirana. Iri turyita itara ry'umwana kubera yuko tuba dufite abantu babiri expectinga ko dufite dutegurira umwana tugategura n'umubyeyi. Hano haba hari ibikoresho byose twifashisha mu kubyaza. Aho hari magesitore ibihari, cya kindi dusunika kirimo ibikoresho byose. Hanyuma umwana yavutse hano tuba twahashyuhije tukamushyiraho tukamuteza barakuruhuka rero bagakomeza. Wenda mwareba izindi byumba kandi izindi twakomeje gutembera ibitaro kureba ukuntu ari byiza na serivisi bikora. ibyangombwa byose ari igitanda cy'umwana, igitanda cy'umubyeyi abyariraho, iriya twita suction machine cyangwa aspirateri niyo twifashisha dufata amarikide abavuye umubyeyi, yari moniteri aho dufatira ibipimo tugakurikirana ibipimo by'umubyeyi ndetse n'umwana. Ubwo rero iyi ni iriya gasa kugira ngo twakomereza hariya hirya aho twita aho kuruhukira. ahangaha abavuye muri aha naho kuruhukira twita muri post. Umubyeyi iyo ari hano abari mu birori, ari muri celebration, aba yinjiye ari umwe,
bagasohoka ari babiri cyangwa batatu cyangwa aha rero kugera kuri uyu muryango ni ukuvuga ngo haba hari umubyeyi n'umuganga n'abandi wenda bamufasha ariko batarimo abandi bantu, ariko iyo ageze hano hari umuryango famiye ishobora kwinjiriramo ikamuzanira ibihembo, ikamuzanira ikaza kumusura, naho hari amatuwarete kuko n'amadushe kuko ahangaha protokole yacu ivuga ko mu kigo nderabuzima umubyeyi wabyaye neza amara amasaha 28 kugira ngo tumenye ko ari stable nta kibazo afite, tukamukorera n'icyo bita postpartum consultation umubyeyi n'umwana nyuma y'amasaha 28 niko protokole ivuga. Yaba nta kibazo afite tukamusezerera, yaba afite ikibazo turamutransfera mu bitaro kubonana n'abaganga bari ababyeyi. Aha inyuma hari bariko nziza cyane yagori muri muragerageza bakeya muhagere. nuko bitarimo bigaragara ni Burundi gutyo. So hano ni iki ni naho abarwaza? Aha turaza kuhagera naho abarwaza bategerereza bategereje. Iri ni imesero bamesera imyenda y'abana, hanyuma hariya ni tuwarete iz'abagabo zireba haruguru, iz'abadamu zireba hepfo. Biriya bindi biri ku ruhande requirements za maternity ifungiranye mu kago kabyo. hariya okay nari nagize ngo ni nka hariya harimo icyo twita placenta bashyira placenta mwaragize mujya he mufatanya na ya macumbi cyangwa amashuri ariko ubwo septic tank iriya tanka iriya barimo turashaka kuyikuramo zabaye twashaka kuyikuramo tukayimura, ariko zirahari zihagije. hariya hari amatiyo afashe urabona ko hariyo nk'enye zirimo zihagije. So ahangaha hari view nziza no kuruhukira meditation. Reka duce hano bakenera kwa muganga. aha ni muri round kuva nubwo mwabonye iriya mesera ikoresha bimeserwa hano imyenda biraza bikajya hano
biba biriho amaraso tukabisikrabinga, tumara gusikrabinga tukabitrampa hano, amazi ni na detergent, imyanda yose ikavamo, turangiza tukabimesa tukabyanika, tukarangiza tukajya muri iki cyumba kiriho harimo imashini zo kubisiga. cyane n'ibitaro bisa neza cyane. Ababyeyi baje muri family planning bashobora kubakoresha, hari igihe muri ya porogaramu dukora mu kigo cy'ubuzima bakunzi ba Zoronge Empire, twibutse ko ari umuhango wo gutaha ikigo nderabuzima, ntabwo ibitaro. Ikigo kiracyari nderabuzima, ni ikigo nderabuzima. Ikigo nderabuzima ndari nzi ko ubwo byatandukanye, ikigo nderabuzima cyasigaye akaza n'ibitaro. Maternité cyose kirakomeye. Imwe muri serivisi z'ikigo nderabuzima. Rwanda ko ruryoshye n'ababyitiranyije. Ni etaje ndende cyane. Iyi ni inzu y'ababyeyi. Z'ababyeyi. Mu Kinyarwanda kiba ni inzu y'ababyeyi. Zibamo serivisi eshatu: kuboneza urubyaro, kuhabyarira no kwipimisha inda. Kuboneza urubyaro, kuhabyara no kwipimisha inda. Ubwo icyo Kirehe izaba iki kirengejeho ni iki? Kireheyo Kirehe n'ibitaro byisumbuye ikigo nderabuzima. Ni byiza cyane. Rwanda ruraryoshye. Murabona rero tumaze gutambagira iki bitaro uko bimeze, tugarutse aho twahereye kuri morale. Zoronge Empire tuba tuhababereye, ntimukagire ikibazo rwose. Nubirirwa bavuga amagambo ngo u Rwanda rurabishye, ruraryoshye. Ihandi wabona ubuyobozi buha abaturage babo serivisi zimeze ziki. Yatugejeje kuri byinshi, dore ibitaro turabibonye, ubu tugeze kuri byinshi. Turashimira Minisante yatugejeje kuri byinshi, ubufatanye na Patinasi, dore twageze kuri byinshi. Turashimira Minisante yatugejeje kuri byinshi, dushimira morale y'abajyanama b'ubuzima n'abandi baturage baje kwitabira uyu muhango wo gutaha ikigo nderabuzima bishimye. Ihumeka sinzahungabanywa n'ibihwihwiswa, havugwa yuko ejo hanjye hatari heza, hashingiwe ku biri kumbaho. Zoronge Empire.